hari aho nageze mbona ko noneho umupira wambera ikindi kiraro nkabifatikanya n'ishuri nkabifatikanya n'ubuzima busanzwe kandi nabyo bikambera ibintu byiza. Niga King David kuko niho navuga natangiriye ibintu bisa nk'umupira, ariko King David ntago twabaga dufunguye cyane ku buryo umupira wawe ukina neza. Naje kuva King David njya aho bita Kabuga High School, niho natangiye kwiyerekanira impano yanjye. Nza kujya noneho mu byo bita irerero. Ubu ngubu hariho ama academy, ariko njye nyitangira gukina habagaho ibintu bitaga ama junior. Usanga hari Kicukiro hari ama junior yitwa gutya, kwa Yago bafite junior byo twutuboro nitwo nakuriyemo. Kugeza aho nagiye muri equipe bita Imena iza kundiployinga muri under 17 kugeza ngeze mu isonga, noneho nza kurangiza secondaire. Narangije secondaire neza meze nkaho noneho umupira ngiye kugira professionnel. You see? Yeah. Ni muri ubwo buryo nagiye nzamuka umupira. Hanyuma zanzozi zo kuba soldier man zagendeye ni he zarangiriye kandi ndiwe yo bigenaje uriwe yewe ndi umusirikare bro. Asante sana wala asante sana. We are soldiers brother, we are soldiers. Hanyuma unyemerere duce mu bihe wagiriye mu kibuga. Ibihe wagiriye mu kibuga byari ibihe watunyuriramo gato ya mu gihe gito ugerageze, ni ibihe wadusobanurira gute Kimenyi? Gukura kwawe mu kibuga byari ibintu bimeze gute? Bro, njyewe navuga ko nagize progress yihuse kuko njya nko mu isonga namazemo imyaka 2. Muri iyo myaka urumva namaze imyaka 2 mu isonga itajya muri APR. Mu byukuri iyo ugiye kureba ubona ko ari progress bayihuse kugira ngo uve kuri level yo muri isonga itujya nko muri APR. Yego. Kuko APR ni equipe yari kuri level yo hejuru, kubona nje nabonaga abantu nka Ndori Babakame ba Olivier, nabonaga ndi hejuru ahantu twabaga bo bari kwitoreza hasi, nkumva ni ibintu bitabaho. Rero utangira kubona inzozi zawe burose ukiri muto, mvuge warose ukiri mutoya, ukabona noneho abantu wabonaga kuri televiziyo utangiye gukora nabo training. Ibintu byihuse cyane kuri njyewe byarihuse cyane, reka mbivuge gutyo. Rero APR yambereye isonga yambereye umuryango, noneho APR itimbera nko gufunguka kwa zanzozi, kugera mu byo nifuzaga, kujya mu bintu byiza, kugeza naho natangiye guhamagarwa muri national team. Okay. Ukiraho hari abantu mbona batuvuga ngo kukirahure ngo ntiwongere kubyerekana ngo bashobora wakomeza kurya byo ngubanza byema, ariko ngo ikirahure ntago kiba cyemewe. Wajya witamo kuko nanjye hano live mba nitamo mu kanya burandaza kwitamo akantu hano gake tuba twitamo gake, ariko numvise hano hari abandi ngo ikirahure ngo ntago cyemewe. Uba ugeze mu byo kwinjira muri equipe nationale, abantu 830 nabangaye mu zapinga screen. Ndifuza ko twinjira mu 200 cyangwa 300 gutyo, kuko ndifuza ko iyi live iza kuba live y'amateka, ni live iza kuzamukaho n'abandi bantu batari Kimenyi. Dufite abantu batandukanye bari hano tuza kuzamura. So turi kumwe na Kimenyi. Wumva ugiye cyagihe wari ugiye kwinjira muri national, cyangwa ubona amakuru yatangiye kuza yuko Kimenyi agiye kwinjira muri national, wiyumvaga gute? How was your feelings man? Bro, rero hari feelings umuntu adashobora ku expressinga. Bari raporo nuko ari ibintu binini. Iyo muri camp ya national team hari protocol ikorwa, ukabona ko itandukanye niyo wari usanzwe uzi. Like ntago wowe ushobora gusohoka mu gihugu ukagenda bisanzwe, ariko hari nk'ukuntu gusohoka igihugu ukabona babahaye idarapo. Yego. Uzimini ngi idarapo. Yego. Ni nko kuvuga ngo igihugu cyose aho kibari inyuma. Ngomba kupresenta busize bose. Rero iyo ibintu bimeze gutyo ntago ari ibintu
ushobora kuvuga ngo ndabifashe nyine ngo bimeze gutya, ni ibintu biba ari binini cyane. Noneho bigakubitiraho nuko iyo ugiye gukina buriya national team murabanza mukaririmba national anthem. Urabona ko twebwe ikipe y'igihugu yacu ifata ahangaha ku mutima, uvuga ngo abantu bose basize mu rugo icya gihugu cyose kirahangaha, ibyo ugiye gukora byose biba bigomba kuba biranga. Rero kubya expressinga biragora kuko aba ari ikintu kinini cyane. So rero aho ngaho uko byamera kose umuntu mukuru uri hano feelings arazumva arabyumva, hanyuma ibihe noneho bya bihe byamwe imbere mu kibuga ari naho waje kugirira imvune. Ese uyu munsi noneho waba ukibiteganya? Hari abantu barimo kwibaza ese Kimenyi yaba ashobora kuzagaruka mu kibuga? Ndabiteganyamo ariko aho ngaho turashyiraho akadomo. Hanyuma uyu munsi unyemerere duhite dukubita tubangura, kubera ko ndabona abantu bageze mu 190, mukomeze mutsapinge, abantu 770 ingahe mukomeze mutsapinge. Unyemerere uyu munsi hari abantu bakubonye uri hakurya hariya China, bamwe bati Kimenyi yagiye gushaka impapuro zo kujya muri Amerika, abandi bati Kimenyi yageze muri Canada, abandi bati Kimenyi yageze muri Amerika, abandi bati Kimenyi ubu ngubu arimo ewana hari n'abakoresha wari ugiye umva uretse gato mbere yo gusubiza ngo ibyo nibyo bibazo abantu bano ngo baba bashaka, ngo ubwo mbabarije ikibazo neza, wari ugiye ariko sinzi kabisa. Sometime hari igihe izi mboga twizanyeho, reka mvuge gutya ngo twizanyeho, hari igihe ziba abantu nimba ari abantu baba bashaka bitari ngombwa. Icyo navuga nkuko batangiye bivuga ngo hari abantu basapotinze muri kare ya football, hari abantu basapotinze muri mu buzima bwo hanze, hari abantu basapotinze mu ishuri. You see, ukuvuga ngo iyo kariya ya football igihe icyo ari cyo cyose nshobora kuzagira iki narigomba kuzayisohokamo nkajya mu bindi, kandi ntabwo bivuze ko 60% y'abantu nakorana nabo muri football aribo bazaza kugira iki kusapotinga muri business yo hanze. Bari mvuye hano ngiye ahandi kugira ngo ndebe China ni igihugu kinini cyiza kiri hejuru giteye imbere, so nanjye kwiga y'ubumenyi. Nshobora kujya kwiga y'ubumenyi bwo muri football, nshobora kujya kwiga y'ubumenyi bundi bwa business. Actually bwari muri ubwo buryo. Abantu bakomeza kunkurikirana barabibonaga daily ibintu wenda postinga ibyerekeranye na business z'amamodoka, ibijyanye na business ibintu biri electronic. Hariya ni nko kuvuga ngo ni kwisoko y'ibintu byose, ku buryo ngewe ndiyo cyangwa se n'undi muntu nawe uriyo nakubwira ati hari ikintu kitari hano mu Rwanda cyangwa se nkeneye wamborera aho ngaho. Ni mu rwego rwo kwagura branding, not even ntibe muri football gusa, ikaba no hanze yabo. Amaye nka data iki ni iki noneho bagukubise DJ Brian gukubise iki amaye nka data, wabonye ibintu biba hano Kandi igicabaye kira kintu mbere yuko umbaza ikindi kibazo bantu sobanura rwa staff n'umuntu urumpaye kandi urukubiswe n'umuntu witwa DJ Brian gutaye mu runtu nanjye sindamenye urwo batubwire ndi umupfubuzi ndashaka akazi. Hari umuntu wanditse hano ngo ndi umupfubuzi ndashaka akazi, ebana bakaguhe. By the way, Brian, thank you so much for the gift, yeah. No. Yago wamuhaye akazi man. Ndi umupfubuzi ndashaka akazi.
mbega umuntu wahuranye komenti nayisomye blog igisigaye abantu baze kukureba ku bijyanye nako kazi bakaguhe afite CVS niyi kime ari umuntu ari tano komenti ariko ntabwo ndi buyisome baraza kunyihanganira gatoya basakarada premier muraza kunyihanganira wa muntu we mukorera advertisement y'ubuntu pe ku bantu 900,203 bimaze gutapinga screen. Dufite umushyitsi w'ibera yitwa Kimenyi Yves. Hari umuntu usabye akazi aravuze ngo guhamagara Marizi ntabwo yashyizemo detaye yanditse gutya bakamuhe icyo ibyo mubimenye hanyuma turi na Kimenyi hanyuma Kimenyi hari abavuze wagiye China ngo uhunze depression ibiki ibintu nk'ibyo hari ikintu wabivugaho ibyo ngibyo sometime ibintu biba kuri social media nimukajye mwizera pe nimukajye mwizera social media habaho negative nyinshi nje nari ndi muri business kandi ndasabye ngo support me as you always came to support me ku kibuga uko abantu bazaga bakajya inyuma ya Kimenyi abanyumvaga ku ma radio bakankunda batanzi ibyo ngibyo nibyo nkora nkuko ushobora kuba supportinga yago in other way nanjye iyo support niyo ndi kuvuga ntago ari muri ubwo buryo ibyo bindi abantu bavuga muganya tugiye kwinjira muri business uyu munsi urimo kubarizwamo kugira ngo abantu banamenye ese noneho umuntu ashaka gushyigikira Kimenyi yakora iki sibyo ariko mbere yuko tuhinjira unyemerere hari abantu ushaka kubanza kugira icyo mbwira hano reka mbabwire mwabantu iyi live muriho ni big energy munyumve neza abantu barimo kwandika Muyango muzane Muyango ni mwiza twikundira Muyango turishakira Muyango ibyo bintu murimo gukora mu Kinyarwanda reka mbabwire ukuntu baca umugani mu Kinyarwanda baca umugani ngo ushaka abanzi babiri ateranya umugabo n'umugore ushaka abanzi babiri ateranya umugabo n'umugore nk'umuntu ashobora kuza akandika ibintu hano avuga ati nge Kimenyi si mukunze cyangwa se Kimenyi si mushaka noneho Muyango akaba ari hano mu bantu bari hano Muyango we akaba avuga ati uwo ni umugabo wanjye ariko wowe ukaba uri aho urimo kuvuga ngo ngewe Kimenyi si mushaka cyangwa se dushaka Muyango cyangwa se muvuge kuri Muyango no ushaka abanzi babiri ateranya umugabo n'umugore rero nimugashaka kwivanga mu bintu by'umugabo n'umugore cyane niba hari ibyo Kimenyi ari buvuga arabivuga niba hari ibyo adashaka kuvuga ntimuze gushyiraho umuntu hano pressure nta pressure nge ntago njya nkorera kuri pressure kabisa ntago njya nkorera kuri pressure kubera ko ntabwo ngewe nje hano kugira ngo nteranye Muyango na Kimenyi ino live ntago ari yo guteranya Muyango na Kimenyi ino live nta nubwo ari yo kugira gute nta nubwo ari yo kuza gufata Muyango ngo umuntu amuvugeho hano no ino live iriho Kimenyi mugomba kubyubaha mujye mugira icyubahiro mana abanyarwanda mwabaye muti ariko mana mu Muyango mumureke Muyango muramuzana muri ibi bintu ko turi live turimo turavuga business umujene arimo arabasaba support mutangiye kwandika ngo Muyango turamukunda zana Muyango wamwangiye iki Muyango ibyo murimo ni ibiki mwacomenye mwasinze mwanywera urumogi hanyuma rwose ngiye nashaka ngiye kubyivugira pana kugira ngo Kimenyi abari ugira ute ubivuga nashaka kubyivugira kuko we mushobora kugira ngo oya nakiriye Kimenyi na Muyango nshobora kumwakira hano nshobora kuzamwakira ariko ndagira ngo mumenye position ngiye magazemo ntabwo ndi muri position yo kuba nakwemerera umuntu uwo ari we wese ushobora kuza kubahuka Kimenyi kubera ko turi kumwe hano kuri live ntabwo nabyemera ni nkuko ntakwemera n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuza kubahuka Muyango igihe ndi kumwe na Muyango hano
rero ubundi se bibareba hiki kwanza niba hari n'ibindi bibazo bashaka kuza kubaza ngiye reka nkwibariza ibyo nateguye kukubaza kubera ko ino live ni ya Big Energy ntabwo abantu baza kunyangaje ibyo ngomba kukubaza ngiye ntabwo abantu baza kunyangaje ibyo ngomba kukubaza kimwe urumva so ikindi unyemerere ni iki wavuga ku bintu bimwe na bimwe bikuvugwaho kuri social media uri umuntu utajya ukunda kugaragara muri social media usubiza ku bintu byakuvuzweho either hari umuntu urimo kukubeshyera ibintu runaka either hari umuntu urimo kugutanishinga izina ryawe either hari ibintu birimo kuvuga muri media ariko ukagenda ugaceceka ubundi ubiterwa n'iki tubwire ese n'iki wavuga ku bikuvugwaho muri social media ibintu byose bivugwa ku muntu waza ukabya bro nibi ngibi ndabizi ni live wanyabiseho n'ubundi biragira iki baragira icyo babivuga so rero nta mpamvu yo kujya nyine gukomentinga kuri buri kintu byavuzwe gutya beze kuko n'ubundi still niyo wavuga ati ibi ni njyewe nabikoze gutya hari abandi n'ubundi bazagira icyo zabifata uko babishaka wowe n'umutima nama wawe n'Imana yawe ibindi for me shamba numva wapi kabisa ndagira ngo rero tubwire uyu munsi Kimenyi ahugiye mu biki tumaze kugira abantu 1000 reka tubashimire abantu 1000 barimo kudukurikira kano kanya Imana ibaho umugisha kandi bongere kandi bazamure dufite 223 by'abantu bamaze gutapinga screen ni mutapinge why not dushobora no kwinjira muri 1 million mubyibuka ko twigize guhagarara muri 1 million ntago ari ubwa mbere byaba bibaye so mukomeze turi kumwe na Kimenyi aracyarimo kudusobanura byinshi kime uyu munsi uri mu biki uyu munsi niye business ugiyemo ese uyu munsi umuntu yifuza kugushyigikira yifuza kuba hafi yakora iki bro ngende ubu ngubu ndi tout travaux uri kumva no kuri social media zanye kuri platforms zanye bazabibona hari nk'amamodoka mazi iminsi ndi gupostinga yama electrique ibintu byinshi nshyiraho hariho ibintu by'ama electronique hari umuntu ushobora kuba ashaka nko kuzuza inzu yayirangije ashaka nko gukora finishing yose y'inzu nkongo yambwira ati ndagushaka kumuzanira ibi bintu ibi n'ibi China hari nk'umuntu ushobora kuba akeneye nk'ibintu byo gucuruza mu Rwanda like nk'ama fridge amakuka ibiki akambwira ati nabibona gute ibyo ngibyo byose izo nibyo bintu navuga ngo ndimo ndikubarizwamo muri buri kintu cyose ubu ahantu hose ndimo umuntu wifuza imodoka umuntu wifuza ibikoresho bya electronique ibikoresho bya electronique umuntu wifuza moto z'ama electronique umuntu wifuza telefone tusa hanyuma kugeza amagingo aya business wamaze kuyitangira bimeze gute how is it no ntago navuga ngo 100% ndi mu nzira kuko hari ndimo ndatangira kuko hari n'abandi bantu nyihura nabo banyigisha uburyo bikorwa uburyo bwa shipping uburyo ibintu nk'umuntu ushaka kunuma nk'ibintu bingana nka container aho byaca igihe byamara uko yabiyaza akabitangaho imisoro ye so urumva ibyo bintu byose within amezi mazeyo ntago byari butume izo staff zose taminzimenya ariko hamwe n'abantu bahita bagerageza kunyentegra kandi nkagenda mbimenya so ntago navuga ngo ni ibintu bimfata igihe kuko n'ubu ngubu hari abo tumaze gukorana bari kugenda bantu ibintu wabonye ko bagukubiza ikindi gifi ayayaya DJ Brian agukubiza ikindi gifi hila agose ikindi gifi ka bis kubita igifi ka bis thank you big energy dufite 239 by the way Kime congratulations man urimo ufite hari ukuntu iyi live yazamutse cyane abantu bazamutse cyane babaye benshi dufite abantu 1000 badukurikiye dufite 240 n'abantu barimo baratapinga screen oh my god turimo turinjira mu bihumbi hafi 300 by'abantu barimo gutapinga imitima urukundo love like they are tapping love yo let's go pandem fire DJ Brian big up on yourself
big up on yourself ariko abantu barimo koza muyangariye hanyuma Kime uyu munsi umuntu ashaka amakuru bagukubisa ikindi bombo class na de pandem fire yarwaye ya account yaje nturi wiyinyibe mwa Alex Mutawazi, thank you so much, thank you DJ Brian, thank you everybody who is sending some gifts, may God bless you. Imana ibaha umugisha sana kandi bazamure kandi bongerere sana, ibongerere ibyo gutanga kandi namwe ibahereze kugira ngo mubone byinshi byo gutanga. So Kime ariko mana abantu kuki batabehavinga njya kwivugira ngahita mbona agakomenti kubufu banaye muri urugofero wallahi urugofero n'ibyanwa niko umuntu ashaka full information ni izihe mbuga nkoranyambaga zawe yasura kugira ngo noneho ewan amenye ukuntu yakorana nawe? iyi TikTok ni yanjye, Instagram page yanjye iri verified, Twitter nkoresha Kimenyi Yves, hariho inagira biba verified. So ndumva ahantu ndi active cyane ari kuri TikTok na Twitter, na Instagram. So ubwo tubaye tugiye mu kazi abo twazaduhuza twayaduhuza kuri WhatsApp. For now ntago nahita nshyira WhatsApp kubera ko ukuntu bahita batangira protesting atari no mu buryo bw'akazi. Si okay. Mbere yuko mbaza ikibazo cya nyuma hari comment nabonye reka nzivuge. Hari umuntu nabonye avuga ngo genda Kimenyi uritoso, hari ikintu wabivugaho? Happy habe namba toso ni Yesu. Hari umuntu witwa Fidel ati zira modoka ucuruza nizihenda tubwire minimum price. No ntago nukuvuga ngo imodoka wahihenda bitewe niyo ushaka. Ihenda bitewe niyo ushaka ariko kavuge gutyo ubushobozi bwose uko buba bungana umuntu akwereka harimo kuganira umuntu akwereka ushobora nko kuzana nk'ibihumbi 10 nkakubwira ati rero hari iyi ngiyi ariko wenda ukaba wakunze nk'ibihumbi 12 aho ngaho habamo amahitamo yawe par raporo y'ukuntu umufuka ungana. Ko nanjye ntago ari product nkora. Okay. Product n'umuzungu nkamubwira gutya na gutya yisi. Hari umuntu bajije ngo Kia Niro wayimera ngahe? Nayanditse noneho business hano nyeka ko tutavugiraho ibiciro uko byamera kose ntago twavugiye ibiciro hano. Yaza abantu mukeneye imodoka, abantu mukeneye amamodoka yo kugura, abantu mukeneye ibikoresho bivata China biva hehe kandi ku buryo bwizewe. Uyu mupapa ngenda muzi n'imfura bitari ibi ngibyo kuri social media n'imfura. Ndishuwa ko wamwizeye ntabwo uzicuza. Ntago ari babaniga bascamming abantu ngo bazane ibikoresho ngo baze babascamming. Uyu nguyu uyu ndamuzi hari ibyo atakora, hari ubushobozi adafite. Hari ubushobozi bwo guhembuka bwo ntabwo afite. Tesi, thank you so much for the gift. So mbere yuko rero mubaza ikibazo cya nyuma hari nuwavuze hano hari my god that kini giki Aleni Mutabazi kini giki cyangwa bise my god that kini giki no mwogagira Imana mwe Galaxy bombo clat in a de pandem bombo clat in a de pandem bombo yuti pandem fire them say haya. Hanyuma Kime ndifuza kuko ibijyanye ntabwo ari ikibazo kubera ko hari respect nge nkugomba, nubwo nabivuze nkabona bamwe hano barabisetse abandi nkabona ntazi sinzi ibyo barimo. Nge hari respect ngugomba kuba nakwakire kuri live yanjye, ntago bimpa uburenganzira bwo kubaza ibintu byose niboneye. Ariko ndifuza ko niba Tesi thank you, oh my god hako sano magift no turajya he noneho hako se tujye hako se mushaka ko tujya he